Nkomeje kubifuriza amahoro y'Imana nshuti muteze amatwi channel yacu. Nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza, mumeze mute? Ese mumeze neza hirya no hino mu gihugu? Nkuko bisanzwe ni Santos. Uyu munsi nawe basezeranyije ko nzajya mbagezaho amanovu agiye atandukanye. Uyu munsi nabazaniye novu yitwa Animal Farm. Animal Farm ni novu yandikwe hariya mu gihugu, ni novu yanditswe ivuga ku Barusiya, aho uyu mwanditsi witwa George Orwell yanditse iyi novu arimo asymbolizinga Abarusiya. Iyi novu aza kuyandika mu buryo twita satire cyangwa se ubuse. Iyo tuvuze gutera ubuse ni kwa kundi uvuga umuntu ukabivuga ukundi ariko uwo kwiyumva akiyumva. Iyi novu yayanditse ashaka gusitarizinga Abarusiya aho bari bibasiwe n'ibikorwa bitari byiza mu buyobozi bwabo muri revolution zabo, aho bamwe mu bayobozi bari batameze neza rwose, za ruswa zarabamunze, guhemukira abaturage ndetse n'ibindi bibi byose bisa nabyo. Animal Farm niyo tugiye guheraho. Nkuko bisanzwe ni Santos, mukore subscribe, share na comment. Ni inkuru yabereye hari i Burayi mu Burusiya. Animal Farm yari ihagarariye igihugu cy'u Burusiya muri revolution yabaye mu 1917. Dufitemo abakinnyi bagiye batandukanye, aho dufite umukinnyi ugiye kudukinira inkuru ishimishije cyane witwa Old Major. Uyu Old Major yari ahagarariye umugabo witwa Karl Marx. Abize amateka cyangwa se abize Russia Revolution muramuzi cyane. Old Major umwanditsi yaramufashe, George Orwell yaramufashe amwitira Karl Marx. Snowball we yarahagarariye umugabo witwa Leon Trotsky. Napoleon, umukarakita tuzakurikira cyane muri iyi nkuru, waje guhemukira abaturage cyane ndetse akagambanira abaturage cyane, niwe wari uhagarariye cyangwa se niwe wari witwa Joseph Stalin. Joseph Stalin muramuzi cyane mu banyabutigu babayeho ku isi mu mateka akomeye cyane y'i Burayi, muri Afurika ndetse hirya no hino. Joseph Stalin yari Napoleon muri iyi nkuru ngiye kubabwira. Nimvuga Napoleon muhite mwumva ko ari Joseph Stalin ndimo mvuga. Umugabo witwa Leon Trotsky yari Snowball, Joseph Stalin ayitwa Napoleon, ndetse umukarakita w'indyoshya twamwita wikisi, who have tongue twister, ufite akarimi gatyaye ndetse ufite akarimi keza koshya abaturage bakumva n'ibitari byo bakumva ko ari byo yitwa Sikira. We yarahagarariye propaganda ndatekereza ko mwese muzi icyo ari cyo. And boxer ni farasi. Iyi farasi yo yari ihagarariye Abarusiya bose b'abakozi ndetse n'abakoraga ibikorwa bigiye bitandukanye kugira igihugu cy'u Burusiya gitera imbere. Umwanditsi yafashe ifarasi ayita boxer. Iyi boxer rero niyo yari ihagarariye abaturage bose. So turibuze kubonamo n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye, aho turibuze kubonamo ba Benjamin, ba Dunk ndetse n'abandi benshi. Gusa icyo nababwira ngo mukurikire neza nshuti zanjye, tugendane akantu ku kandi. Amuhiya ndahanga kugira mbasobanurire murusheho kumenya amateka abera hirya no hino ku isi mu myaka igiye itandukanye. Reka dukomereze inkuru yacu kuri chapitre ya mbere. Uyu munsi ngiye kubagezaho chapitre 3 za novel yitwa Animal Farm. Reka mbongere mbagezeho chapitre 6 za novel yitwa Animal Farm. Dutangira novel yacu gute? Dutangirana n'umugabo witwa Mr. John, the owner of Manor Farm. Novel yacu tuyitangira yitwa Manor Farm. Impamvu yitwa Manor Farm nuko iyobowe n'iki n'umuntu witwa Mr. John. Uyu Mr. John yari ayoboye izindi nyamaswa zose. We yari ari consumer, ashinzwe gukonsuma iby'izo nyamaswa za producinze. Amagi ajyana kugurisha, amagi y'inkoko, amata y'inka ajyana kugurisha, ubwoya bw'intama ajyana kugurisha. Buri kimwe cyose cyagaragaraga muri Animal Farm ndetse cya producinga n'inyamaswa, we yafata akajyana kugurisha. Inyamaswa zibayeho mu buzima butari bwiza, ubuzima bubi cyane, aho zaryaga rimwe ku munsi.
zikarya ibiryo byo kugira ngo zihumeke. Iyo inyamaswa yamaraga gukura cyangwa se inkoko isake iyo yamaraga gukura imaze kugimbuka cyangwa se ingurube, icyo gihe yahitaga ayibaga slaughter, yahitaga ayibaga cyangwa se akayigurisha. Ni ukuvuga ngo nta nyamaswa yabaga muri famu igihe kirekire, iyo yabaga imaze kugeza igihe cyiza cyo kuribwa yahitaga ayirya cyangwa se akayigurisha. Uyu Mr John nk'uko nabibabwiye yari umuntu uyoboye Manor Farm, aho yari ayoboye inyamaswa mu buryo bw'agatunambwene cyangwa se bwa tyranny, mu buryo bw'agahato, dictatorship, mu buryo bubangamye cyane, aho inyamaswa zari zibayeho zidahumeka, zikora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba zitariye, yataha akazihereza uturyo twa ntica ntikize. Muri iyi famu harimo inyamaswa yitwa Bwiza, yari inyamaswa ikora cyane from morning, igakora cyane, igakora ifite imbaraga nyinshi cyane, yitanga bikomeye cyane. Bwiza yari ifarasi ikora cyane. Muri iyi famu harimo ubwoko bw'inyamaswa bugiye butandukanye, aho dusangamo ubwoko bw'ingurube, ubwoko bw'amafarasi, ubwoko bw'ibiguruka, byose byari birimo. Muri iyi famu harimo inyamaswa ebyiri z'inyaryenge kurusha izindi, imwe yitwaga Napoleon ndetse indi yitwa Snowball. Izi ngizi zari inyamaswa ziri mu bwoko bw'ingurube, zari ingurube, akaba ari inyamaswa zifite igihagararo, zimeze neza, zariye nta kibazo. Muri iyi famu ya Mr John harimo inyamaswa yitwa Old Major, nacyo cyari ikigurube. Ingurube nizo nyamaswa zifite ubwenge bwinshi cyane, cyangwa se zashoboye kurusha izindi nyamaswa imibereho myiza muri iyi famu, ku buryo arizo zari zifite umwanya ukomeye cyane muri iyi famu. Uyu Old Major yari Old Prize Boa, yari ikibwakazi cy'ikigurube cyari kimaze imyaka myinshi cyane, aho cyari gifite imyaka 12 kiri muri famu. Bishatse kuvuga ngo inyamaswa byakuranye byavukiye rimwe zose zagiye zipfa. Old Major areba, nta niwe urungano rwa rusigaye muri famu, we wenyine avuga ko yari yaragiriwe amahirwe yo kurokoka ibyuma bya Mr John. Umunsi umwe Mr John ajya kuryama, aryamye ari nijoro cyane. Old Major nawe yari amaze iminsi mikeya afite inzozi, yagize inzozi zivuga gute? Yagize inzozi zivuga inyamaswa zose yabonye ziri free, ziri independence, zifite ubwigenge, zibayeho without tyranny of men, zibayeho nta kibazo zifite, nta gatunambwene zigikoreshwa. Aza kugira ibyiyumviro avuga ati reka ntumize inama inyamaswa zose zize ziterane nzibwire iby'inzozi nagize mu ijoro. Inyamaswa zose zaje kumva icyo Old Major yazitumiyeho. All animal went to see what Old Major had to say that night. Arazihamagara, arazitumira, zose ziraza. Icyo gihe Mr John yararyamye, arangije aziteranyiriza hamwe, ababwira ati my comrade. Iyo tuvuze comrade ni inshuti yawe inkora amaraso, inshuti mwabaranywe, mwakuranye, mwanyuriranye mu bibazo byinshi bikomeye. My comrade, I have a dream last night. Nagize inzozi mu ijoro ryashize. All animal are equal. Inyamaswa zose zingana. All animal, inyamaswa zose zibayeho free, ziri free, zifite ubwigenge, without tyranny of men. Nta gatunambwene cyangwa se nta mirimo y'agahato y'umuntu ikiri muri iyi famu. Arangije azibwira ati nabayeho muri famu igihe kirekire. Ese abaza amafarasi, ese abana mwabyaye bari hehe? Zirebye ku ruhande zirabura. Abaza inka, ese ibyo inyana zanyu ziri hehe? Zireba ku ruhande zirabura. Buri nyamaswa yose akagenda yibaza ikiyikomoka aho kiri, zigasanga ziri zenyine, nta buzukuru, nta buvivi, nta buvivure zigira. Azibwira ati ibyo byose byatewe n'umuntu, n'ikiremwa muntu. Umuntu we yavugaga ni Mr John. Arazibwira ati mugomba kuba free, mugomba kuba free. Dore ngenda shaje, ndi kugenda, ndi mu bagenda, ariko nagize inzozi nk'umuntu mukuru, nk'inyamaswa nkuru kuri izindi, kuko twabonye ko afite imyaka 12. Nagize inzozi, ubu ngubu muri free, mufite ubwigenge, nta gahato, mubayeho neza, murya saa sita na nijoro, nta kibazo na kimwe mufite.
Old Major akimara kubwira izi nyamaswa inzozi yaje kugira nijoro, yazigishije indirimbo yitwa Best of England cyangwa se ibinyagasozi byo mu Bwongereza. Abizibwira ko abwira izindi nyamaswa ko iyo ndirimbo yayikuye kuri bya sekuruza we, nawe yakuze yumva iyo ndirimbo iririmba ivuga ngo Best of England. Inyamaswa zijya aho ngaho ziga indirimbo, ziriga zijyaho ziraririmba. Mr. Old Major arangije arabwira ati mugenzi aba ntagihari, Napoleon na Snowball muzasigare mu nshingano mureberere iki izindi nyamaswa. Ati ikindi kandi kugira ngo mube free, mu inzozi nagize mu ijoro zigerweho, nuko mwakwirukana ikiremwa muntu muri farm. Chase a man from the farm. Mwirukana ikiremwa muntu muri farm, nibwo izo nzozi zanyu zizagerwaho. Ndetse kuvuga ngo yazibwiye ngo Mr. John mumwirukane mumukure muri farm, nibwo muzagira amahoro. Old Major asiga bw'inyamaswa ati Snowball ndetse na Napoleon muzarebere izindi nyamaswa muziyobore neza, kuko zari zo nyamaswa zari zirimo zifite ubwenge. Harimo n'indi nyamaswa yitwa Skira yagiraga akarimi karyoshye, cyangwa tongue twister yagiraga akarimi karyoshye, aho yashoboraga gukonveka izindi nyamaswa zikumva. Skira, Snowball na Napoleon, that is the main character. Aho ngaho ni abakiragita b'ingenzi cyane wasanga muri iyi novel. Mu ijoro hagati inyamaswa ziga indirimbo Best of England ziraririmba cyane. Mr. John arabyumva, aribwira ngo wasanga ari wolf cyangwa se imbwa z'agasozi zamuziye mu ifamu. Abyuka n'imbunda arasa mu kirere, arasamo ikinyoni, inyamaswa zose zitazisubira mu ndiri yazo. Tubyumve neza, inyamaswa buri wese yahise isubira aho irara. Iki gihe turimo muri chapitre ya mbere, iyi novel yacu iracyitwa Manor Farm. Chapitre ya kabiri tuyitangira Old Major after, nyuma yo kubwira inyamaswa inzozi yagize. Nyuma y'iminsi 3 Old Major yaje kwitaba busizori cyangwa se yaje gupfa. Old Major akimara gupfa, inyamaswa zamaze amezi 3 zimwunamiye, mourning him, zimukoreye kiriyo, zituje, zitarya, zitanywa, ziri calm, zicecetse cyane. Aho Mr. John byagize yibaza ukuntu inyamaswa zituje gutyo, nibwo yaje gufata imbwa ayihereza gufa, abona n'imbwa yanze gufa, avuga ati ibi bintu ntago bibaho. Old Major yaje gupfa, inyamaswa zimushingura munsi yaho yatangiraga speech under the table of orchard. Aho ngaho muri buze kuhabona neza niho zamushinguye. Aho zakoreraga inama twahitaga muri Big Bone. Aho ngaho ni inyamaswa zakoreraga iki inama yazo. When Old Major dies in the animals take it upon themselves to spread the word of animalism. Igihe Old Major akimara gupfa, inyamaswa zose zitangira kwamamazwa ihame ryitwa animalism, cyangwa se kwerekana uburenganzira, gushaka kwerekana uburenganzira bwabyo. Zimaze kumushingura, Mr. John nawe aza kumenya ko Old Major yapfuye, akaba ariyo mpamvu inyamaswa burya zimaze zituje. Inyamaswa nk'ibisanzwe zibyukira mu kazi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, uturyo dukiya kugira ziramuke, nta kindi kintu zari zibereyeho uretse gukorera Mr. John. Iyo inyamaswa itajyaga mu kazi yahitaga yica, ryari ryo hame, yagomba gukora paka ipfuye. Umunsi umwe Mr. John ajya gutembera mu baturanyi, ndetse ajyayo avayo yasinze, yibagirwa kugaburira izindi nyamaswa, muri make asiga atazihaye ibyo kurya. He forget to feed them. Inyamaswa inzara irazica, zibona burije, zavuga ati ibi ntabwo bishoboka. Inka zitangira guca ibiziriko, amafarasi atangira guca ibiziriko, ingurube zitangira gucika ibiraro, inyoni nazo zitangira kuguruka, inkoko byose
birigararambya byose byahukira rimwe aho Mr John yabikaga ibyo kurya. Aho Mr John yabikaga ibyo kurya, inyamaswa zose zigenda zirundiramo zitangira kurya. Zarariye zirarya. Hanze hari ihene imwe yo yananiwe gucika iziriko yitwa Muriye. Iyi hene White Goat yananiwe gucika iziriko, mu gihe igiye kugica Mr John abaraje. Mr John akimara kuza, ihene biramubonye igenda iri gutabaza, iri kufati Mr John has come, Mr John araje, Mr John araje, Mr John araje. Izindi nyamaswa zavuga ati ni hahandi nta kabuza turapfuye, aratwica kuko twirekuye tudahawe iki uburenganzira. Ati turapfuye. Nta kindi zase zivuga ngo let's chase him. Zose zasokeye rimwe muri store shed cyasi aho ngaho habikwa ibyo kurya. Izimwirukangaho inkundura zikora imyigararambye zimwirukangaho. Mr John yari afite imbunda, muzi ibunda byo kubwakera ukuntu byabaga bimeze, byasabaga kurasa isasu rimwe ugakokinga irindi rikavamo ashize iminota 2. Mr John afite imbunda yarashe isasu rimwe ajya gukokinga izi, abona inyamaswa zose zamwatatse, inka zamumanukiye, amafarasi, ibigurube byose birangije bimwirukangaho bimurenza famu, biramwirukana muri famu. Inyamaswa nibwo zashyize mu gikorwa za nzozi za Old Major umaze iminsi apfuye. Mbibutsa gukora share, subscribe na comment, ndetse n'igitekerezo waba ushaka ukayishyira ngaho muri comment, ndetse n'indi novo waba ushaka ko tuzagusomera, ndetse n'ikindi gitabo cyose ushyira ngaho muri comment, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero muri kubona aha ngaha kuri screen. Byose tukabikugezaho amahoro rwose, turi buze turanga kugira ngo tufatanye inshuti bavandimwe, twigire hamwe, tugire icyo tumenya ku mateka hirya no hino ku isi. Nta kindi kituraje inshinga. Mr John, inyamaswa zimwirukanye muri farm. Icyo zase zikora bwa mbere zikimara kwirukana Mr John muri farm, zase zimanura icyapa cyanditseho Mana Farm. Now we are not longer Mana Farm, now we are Animal Farm. Ati guhera uyu munsi ntitukiri Mana Farm, ahubwo turi Animal Farm. Uyu munsi ni farm y'inyamaswa. Inyamaswa zikimara kumanura icyo cyapa zase zikimanika, zitangira kugabana imirimo. Zikarya mu gitondo, saa sita, nimugoroba, zishyiraho inama yo kujya zikagezera kuri inama buri munsi. Nkuko Old Major yasize azibwiye ati, asize mu nshingano Napoleon ndetse na Snowball karizo nyamaswa zigomba kurera izindi. Byihuse Snowball yahise ashingwa kwigisha izindi nyamaswa, to educate another animals, naho gusoma no kwandika. Snowball yari umuhanga cyane, yazi gusoma no kwandika, ibintu by'ibitabo yari yarabisomye rwose, yari umuhanga cyane. Naho Napoleon we yari umuntu uzi gutraininga soldier, cyasi uzi ibintu bihereranye n'urugamba n'ibintu bya gisirikare. We yahise afata inshingano yo gutoza imbwa ndetse n'izindi nyamaswa uburyo bw'umutekano. Mr John akimara kugenda, inyamaswa zase zimanura icyo cyapa zigisimbuza Animal Farm. Kuva uwo munsi barakomeza, zikomeza gukora, zirakora, inyamaswa zirakora, zavuga ati none uyu munsi tugiye kujya dukora from morning, mu gitondo dukore, saa sita tujye kuruhuka, ejo twonge tujye mu kazi tujye kuruhuka. Inyamaswa zarakoze. Snowball akora akazi ke neza, yigisha inyamaswa gusoma no kwandika, ahera kuri za ABCD arazigisha. Ba Bwiza batangira kwiga gusoma no kwandika. So inyamaswa zitangira gutera imbere ku buryo butangaje cyane. Ese wakwibaza ngo byarangiye gute? Chapitre ya 3, umusaruro wakomeje kwiyongera muri Animal Farm. Umusaruro wakomeje kwiyongera muri Animal Farm kuko inyamaswa zarakora cyane. Zaravuga ati I will work hard, tuzakora cyane. Inyamaswa yitwa Bwiza yavuga ati I will work hard because I'm working ourselves. Kuko turi kwikorera utwe ubwacu. We are working ourselves. Turi kwikorera ubwacu. Rero ntago dufite gusigana, ahubwo tujye dukora cyane, nta kibazo. Yarakoze, irakora from morning. Bwiza arakora, yari hard working ukomeye cyane. Niyo nyamaswa yakoraga cyane muri iyi novel.
Pigs take all the apple and milk from the animals, claiming that they were the only way to keep Mr. John out of the farm. Mu chapitre ya gatatu, Mr. John akimara kugenda, inyamaswa nizo zisigaye ziyoboye ingurube, kuko zari nyabwenge zatangiye kuvuga ati reka tujye dufata amata tugire ayo dukoreshaho makeya, ndetse dufate na za apple kugira ngo turebe ko twatekereza izindi nyamaswa neza as leaders nk'abayobozi. Old Major atarapfa hari amategeko asizeho 7 avuga ngo iki, avuga ati all animal are equal, inyamaswa zose zirangana, nta nyamaswa ikwiye kuryama ku buriri, no animal shall sleep in a bed, nta nyamaswa ikwiye kunywa inzoga, no animal shall drink alcohol, ndetse n'amategeko menshi agera kuri 7, aho yavuga ati nimumara kubona ubwigenge hatazagira inyamaswa n'imwe ishyira hejuru. No animal shall drink beer, no animal shall sleep in bed, no animal shall, all animal are equal, no animal shall kill other animal. Ni amategeko agera kuri 7. Old Major asize ababwira ati amategeko muzayubahirize, ntihakagire umuntu n'umwe uyarenga. Twabonye ko Napoleon we yasigaye atoza abasirikare, akimara gufata inshingano hari imbwa 2, imwe yitwa Jezi n'indi yitwa Blueberry, byaje kwibaruka cyasi byaje kubwagura, imbwira bwagura. Imbwa zaje kubwagura, zikibwagura zabwaguye ibibwana 9 puppies. Napoleon yase afata ibyo bibwana ajya kubirerera, ahita byaka nyina, ajya kubirerera ahantu hihishe izindi nyamaswa zitamenye, ndetse n'ibyo bibwakazi ntibyigeze bimenya aho ibibwana byabyo byarengereye. Napoleon aragenda arabirera, akabiha amata, birera neza, birakura ari bijeya mu banga rikomeye cyane. Snowball nawe akomeje kwigisha inyamaswa gusoma no kwandika, ndetse banatekereza uko bazabaho neza mu minsi iri imbere. Napoleon mu kureba ibyo bibwana, Snowball nawe arimo yigisha izindi nyamaswa gusoma no kwandika. Abasikira nawe arimo abwira inyamaswa ati dukore turi kwikora twe bwacu. Inkuru ikomeza, inyamaswa ziza kuzamura ibendera mu gihugu cyazo, aho zazamuye ibendera rifite amabara 3 tuzabibona, ndetse umutungo ukomeza kwiyongera muri famu, umutungo mwinshi cyane utagira ingano. Chapitre ya 3 tuyisoza aho Napoleon yaratangiye kurera ibyo bibwana neza cyane rwose muri famu ye, nta zindi nyamaswa. Ibyo bibwana byahumuye amaso bibona Napoleon mu maso yabyo, nta kindi kintu byari bizi uretse Napoleon gusa. Napoleon akabiha amata, akabiha imyembe, akabiha amapome, akabiha ibiki, amagi, byose akabigabura, bikura rwose ari bibwana bikomeye cyane. Snowball iyo yahungiye akigerayo yashatse kongera kwigarura famu ye. Ahangaha mu kwigarura famu yasabye ubufasha abandi baturanyi be bari baturanye ngaho, kuko iyi famu animal farm yari tufite abandi baturanyi bitwa ba Frederick. Tuzabibona ukuntu aba Frederick harimo abari basimburazinga ba Adolf Hitler. Mu Barusiya hari hose hari i Burayi niko batuye, mu Badage hose hafi aho ngaho ba Frederick, ba Pilkington, ndetse ba Mr. Wimper n'abandi benshi. Uyu Mr. John ageze ku bitekerezo ku bandi baturanyi bwa ati mumfashe njye kwigarura famu yanjye. Icyo gihe yaraje aratera, inyamaswa burya zamenya amakuru kare kazatera, zirangije ziramwitegura, zirihisha, zirikamufura neza. Mr. John araza atarinjira neza muri famu. Inyamaswa zarwanya intambara, zirwana n'abantu, zirarwana intambara y'inkundura, inka zirwana uko zishoboye, Box ararwana, Snowball ararwana, imbwa zirarwana, buri cyose, buri nyamaswa yose ku bushobozi bwayo. Habaye intambara ikomeye cyane kugeza aho inka zarwanye cyane. Uru rugamba bahita barwitirira inka. Inka zarwanye cyane, igitero cy'urugamba kirazitirirwa, aho bahise bakita
Battle of Cowshed rwari urugamba, ni aho inka zarwanye butsintsima zidahumeka zitareba ku ruhande until kugeza ubwo Mr John atsinzwe asubirayo. Snowball nawe yaje kuba intwari y'urugamba, hero of battle, kuko yari yarwanye cyane bikomeye cyane, kuko Mr John yagerageje no kumurasa ariko ntiyamufatisha, aba intwari y'urugamba gutya. Muri Battle of Cowshed inka zararwanye, inyamaswa zose zirarwana birangira zitsinze. Snowball ahabwa ikamba ndetse anitwa intwari y'urugamba kubw'umutima ukomeye yari yerekanye. Harimo intama zapfuye, haje gupfamo intama ndetse n'izindi nyamaswa nkeya cyane zitagaragajwe amazina ku rugamba. Niko bigenda. Intambara zikima kuyitsinda, inyamaswa zakomeje inama zabyo zigenda zikomeza gukora cyane, zitera imbere. Amakuru atangira gukwirakwira mu zindi famu ati animal farm yateye imbere, animal farm yakize, animal farm, ndetse izindi famu zitangira gushakisha ukuntu zakigira inshuti kuri animal farm. Muri chapitre ya 5, ubu namanutse rwose ngeze kuri chapitre ya 5, hatangiye kuvuka amakimbirane hagati ya Napoleon ndetse na Snowball. Amakimbirane yaje kwiyongera cyane hagati ya Napoleon na Snowball, aho Snowball yatanze igitekerezo cyo kubaka windmill. Windmill cyari ikintu cyo bazajya bakuraho umuriro w'amashanyarazi kugira famu itangire kugira canirwa. Napoleon kuko yarashinzwe iby'urugamba gusa, abona Snowball akomeje kurushaho kwigarurira izindi nyamaswa zikomeje kumukunda, ndetse aza kwirugwa avuga ati wasanga Snowball abaye umuyobozi, kuko nta muyobozi zageraga uri hejuru y'izindi. Snowball na Napoleon na Skira babaga bari hafi aho ngaho bangana. Snowball akimara gutanga umushinga wo kubaka windmill, Napoleon arabihakana avuga ati ntabwo bishoboka. Napoleon akimara kubihakana bavuga ati rero turabitora. Icyo gihe hari ibintu byinshi byateye amakimbirane hagati ya Napoleon na Snowball, aho Snowball yagendaga azana ibitekerezo akavuga ati duhinga amashu menshi tuzayakenera. Napoleon akavuga ati reka ibi bintu by'amashu ntabwo ari byo, ndetse n'ibindi byinshi. Snowball akavuga ati mureke tujye duhanagura imirizo y'inka kugira zirusheho gutanga umukamo mwiza ndetse n'isuku. Napoleon akabona Snowball afite ibitekerezo byinshi, inyamaswa zose zitangiye kumukunda, avuga ati ntabwo bishoboka. Napoleon Snowball akimara no gutanga umushinga wa windmill byose aba arabihuhuye. Izindi nyamaswa zavuga ati bino bintu tugiye kubitorera. Napoleon aranga avuga ati gutora, abona ko nibatora ari buze kugute gutsindwa. Tuzi ko Napoleon yareze ibibwana mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane. Ibi bibwana Napoleon yareze akimara kugirana amakimbirane na Snowball, yahise abihamagara ahita abibwira ngo attack, bita byataka Snowball, biramwirukansa bimurenza famu, biramubwira ati ni umugambanyi. Izindi nyamaswa zose zigwa mu kantu. Ibi bibwana se byo byaje ryari, byakuze ryari, byo bikomoka? Ibi bibwana byo nta kindi kintu byari bizi uretse ijwi rimwe ry'ikigurube cyitwa Napoleon. Napoleon twabonye ko asimbolizinga Joseph Stalin mu mateka y'Abarusiya. Murabizi mwe mwiza amateka, igitugu cye ukuntu byari bimeze hara mu Burusiya ntago byari byoroshye rwose. Napoleon dog attacked Snowball and forced to flee. Once his power, Napoleon abolishes the Sunday debate, meaning he uses violence to establish absolute control over animals. Twabonye ko inyamaswa zagiraga inama buri munsi. Ya nama Napoleon akimara kwirukana Snowball yahise ayikuraho. Iyi nama Napoleon yahise ayikuraho, nta nama izongera kuba. Inama izagira aba ku cyumweru gusa. Ikindi gihe tugomba kujya mu kazi. Ibyo guhanagura imirizo y'inka ibyo nta bihari, cyangwa dukore tugomba gukora, nta kindi dufite ahangaha uretse gukora. Mr John
Mr. John parallel between Napoleon and Mr. John shows the extent to how human-like pigs have already become. Mr. John yongeye gupanga ikindi gitero cyo kuza gutera Animal Farm. Anga muri Animal Farm uyu mushinga wo kubaka windmill, Snowball akimara kwirukanwa, Napoleon yahise awufata atangira kuwushyira mu bikorwa, ndetse windmill itangira kubakwa. Napoleon yashinjije Snowball ibyaha bigiye bitandukanye, bavuze ati guhera kera hose Snowball yari umugambanyi, abwiza izindi nyamaswa. Ese muribuka turi mu rugamba aho Mr. John yaduteye, nimwabonye ko Mr. John yamurashe afite igipimo cyanye cyo kumurasa ahita amwica, kubera ko atamurashinga amwice nuko yari azi ko ari umukozi we. Impamvu atamurashinga muhamye nuko yari azi ko ari umukozi we, ngo Snowball yari umugambanyi. Arangije azibwira ati none uyu mushinga wo kubaka windmill yaba yawukuye he, ko we kuva na kera ajya mu nzu ya Snowball bakakorana ibikorwa byinshi runaka, akaba ariyo mpamvu yari afite n'imishinga yose. Snowball ni umugambanyi. Inyamaswa yitwa Skira iyo yahitaga izi ikavuga ngo ibyo Napoleon yavuze ni ukuri koko, Snowball ni umugambanyi, nta cyiza atwifuriza. We akamaro ka Skira kari ako expressinga cyangwa gushimangira ibyo Napoleon avuze, kugira izindi nyamaswa ziteze ibyumva ntizitera iki kometi. Yes, already mbabwire ngo mukore subscribe, share na comment, dukomezanye. Ndetse nawe wakunze ino nkuru watwandikira muri comment ukatubwira ngo komerezaho, nanjye ndabakunda cyane. Uyu munsi ndabareka chapitre ya 6 tunyitangira ahangaha. When the pig moved into the farmhouse, the animals started to feel uneasy. Napoleon announced that Animal Farm will begin trading with neighboring farm and had Mr. Wimper solicited to act his agent. Snowball akimara kwirukanwa, Napoleon yatangiye kuvuga ngo reka mureke dutangire dukorana ubucuruzi n'abantu, kugira ino misaruro dusarura tujye tubona aho tuyitanga. Napoleon atangira gukorana ubucuruzi n'ikiremwa muntu. Ibintu Old Major yari yarababujije, Napoleon atangira kubishyira mu bikorwa. Turibuka ko Old Major yababwiye ngo nta nyamaswa igomba gukorana n'ikiremwa muntu, nta nyamaswa igomba gukorana ubucuruzi n'abantu, ndetse nta nyamaswa iruta indi. Napoleon yatangiye gucuruzanya na ba Mr. Wimper imbaho, amagi atangira kugurisha. Icyo gihe inkoko zari kunguje, inkoko zimaze kubona ko amagi yazo atangiye kongera kugurishwa, zakoze imyigararambye ikomeye cyane. Icyo zifata amagi zigatangira zigatera amagi ziyamena. Napoleon arazibwira ati inkoko ino yakora ibyo bintu irabona ishyano. Icyo gihe Napoleon yafashemo inkoko zimwe arazimanika arazica. Urumva ko yongeye kwica irindi hame rivuga ngo no animal shall kill another animal. Inyamaswa zongeye gusubira mu buzima butoroshye, mu buzima bukomeye cyane, mu gitugu cya Joseph Stalin. Abarusiya bongeye gusubira mu buzima bukakaye cyane, bukakaye kurusha ubuzima bwo bari babayemo mbere. Babwire ko iyi ni inkuru ishingiye ku nkuru yabayeho hariya mu Burusiya. Uyu Joseph Stalin yagiyeho aho yari asimbuye umuryango w'abami, aho igihugu cyo Burusiya cyari kimaze imyaka irenga 100 kiyobowe n'ubwami, cyari kiyobowe n'abami bigobotera ingoma y'igitugu ya cyami. Bazi ko aribwo bagiye kumererwa neza, bahita bahura n'ingoma y'igitugu none ikomeye cyane irenzeho, nk'ibyo izi ngurube zitangiye gukorera, cyangwa se nk'ibyo Napoleon atangiye gukorera inyamaswa ngenzi ze. Napoleon yaje kubwira izindi nyamaswa ati ni Snowball guhera kera hose ni wari umugambanyi, aho baje kubaka ya windmill. Mr. John aza kuyituritsa. Akimara kuyituritsa inyamaswa, Napoleon akindi yahise avuga ngo ni Snowball waje nijoro yitwikiye ijoro aturitsa iki windmill. Ibintu twari tumaze imyaka turuhira, Snowball agisute yabiturikije. Burya siko byari bimeze. Ese niko byari bimeze? Oya, ntago ari Snowball waje kuyituritsa, ahubwo ni Snowball waje kuyituritsa, ahubwo ni Mr. John waje guturitsa iki windmill. Ndetse ibyo byaha byose bishyirwa kuri
Snowball. So reka chapitre ya gatandatu tugisoreza ahangaha, mbabwire ngo chapitre zikurikiyeho nazo tuributse kuzikomeza. Niba wakunze iyi nkuru uratwandikira muri share, uratwandikira muri comment, ukore share na subscribe, ndetse ubibwire n'abandi banyeshuri bagenzi bawe bazi twigire hamwe rwose. Ndababwira ngo nta kintu na kimwe muzabura kuri iyi channel. Chapitre zikurikiyeho, chapitre ya 7 mbabwira ukuntu byagendekeye inyamaswa nyuma yaho, ukuntu zaje kumererwa nabi, ndaje nyibagize mu mwanya mutoya mwe. Nta kindi musabwa uretse gukomeza kuba standby kuri iyi channel yacu, tubabwira ngo nta kintu muzabura, ibintu byose tuzabibagizaho. Nkuko bisanzwe ni Santos, nabasomeye byinshi. Ndabasigira ikibazo: who is Old Major? Who is Old Major? Old Major yari muntu ki? Icyo ni ikibazo cya leta mubimenye, nzagiheraho ni mama gisubije muri comment. Ndetse ndabasiga ikindi kibazo: why Snowball called him hero's battle? Cyasi ni kubera iki Snowball yiswe intwari y'urugamba? Ndetse munambwire n'impamvu uru rugamba rwitiriwe inka. Ndabakunda cyane rwose. Dukomezanye, nta kibazo, nta kintu muzatuburana ahangaha kuri channel yacu. Mukore subscribe.